Bakaze bakunzi ba Murengamateka TV tubahaye ikaze tubegereza mu gitaramo cy'umugoroba muri studio za Murengamateka TV. Tugenda twibanda ku mateka yo muri gakondo yani bacu murenge ibitaramo z'ubuzima butandukanye cyane cyane bibyiganjemo amateka kubiye mu buryo butandukanye. Uyu munsi rero reka tugende tugaruka turebera hamwe uburyo umunyamurenge uri muri diaspora ahatandukanye mu bihugu bitandukanye agomba kubera abandi mano mu gihe nk'iki cyangwa mu gihe runaka, dushingiye kuri situation n'ubuzima abavandimwe bacu, abaturage bacu, ababyeyi bacu, bashiki bacu barimo mu gihugu cya Kongo, aho umunyamurenge ari gukorerwa ubwicanyi ndengakamere muri iki gihe. Wewe uri mu mahanga rero uri umunyamahirwe, ayo mahirwe yawe agomba kuba mano ku bandi basigaye mu gihugu kugira ngo twuzuzanye twese mu kuramira ababyeyi bacu bari muri gakondo y'umurenge cyangwa abatandukanye, ingeri zose zitandukanye ziri muri gakondo y'umurenge. Nibyo tugenda dukoraho kuri mikoro za Murengamateka TV. Dawudi niwe uri kuri mikoro, ugenda ugaruka mu bitaramo by'amateka imigoroba itandukanye muri studio za Murengamateka TV. Turabakunda abakunzi bagenda dukurikirana mu bihugu bitandukanye, turabibona cyane cyane abakoresha ururimi dukoresha kuva mu bihugu bitandukanye, harimo ibihugu by'abaturanyi ndetse bakaba baherereye ku migabane itandukanye. Kudukurikirana kwanyu bidutera ishema kandi dukomeje kubiyegereza mu bitaramo by'amateka tugenda tugarukaho n'amakuru atandukanye. Wowe munyamurenge uri muri diaspora rero ufite amahirwe akomeye arusha abari muri gakondo y'umurenge, ufite amahirwe akomeye, uracafite ubwinyagamburiro, uracafite gukora ibitandukanye ndetse umukingi waho bakugejeje no kuvuga ngo buri wese agomba kwitura ibyo twagiriwe, cyane cyane mu kuramira ababyeyi, mu kuramira inzirakarengane ziri kwicwa uyu munsi. Wewe uri muri diaspora ugomba kuba mano y'ubuzima bw'abantu basigaye muri gakondo bakiriho bagihumeka umwuka w'abazima kugeza uyu munsi. Turagenda tubikoraho uburyo bigomba kugenda bikorwa cyangwa uburyo bigomba kugenda byubahirizwa kugira ngo byibuze umunyamurenge ugihumeka umwuka w'abazima imurenge nawe abone ubuzima, utishwe n'isasu, byibuze nawe umuramire. Wewe uri muri diaspora ahatandukanye mu bihugu bitandukanye. Ndetse kwikubitiro tubanze tunenge abantu bumva ko batari mu murongo wo gukora cyangwa abantu bumva ko ari bato cyane mu myaka, abantu bagenda biha amasheriya cyangwa isababu zimwe na zimwe, bumva ko gukora bifite abo bireba, bumva ko gukora bifite ingeri z'abantu runaka, abakuze cyangwa abandi bantu runaka, bumva ko gukora bifite abantu bagomba gukora kurusha abandi. Ni ukuvuga ngo ubwo ni ukutamenya icyo ni ukutamenya iyo aho wavuye, ni ukuvuga n'ubundi buryo bwo kwirengagiza inkomoko, n'ubundi buryo bwo kwica abantu mu buryo bumwe na bumwe. Buri wese agomba kuba mano, umunyamurenge wese ufite ubwenge muri diaspora agomba kuba mano y'abaturage, y'abagenzi babo basigaye muri gakondo y'umurenge barimo bicwa n'uburyo bumwe n'ubundi bushobora gufasha bugatuma turokora inzirakarengane nyinshi, abatishwe n'isasu tukabarokora byibuze binyuze muri wowe. Nta bushobozi bisaba udafite, birasaba ubushobozi ufite. Kubera basigaye mano muri gakondo abari muri diaspora nta bushobozi bisaba, niko twari tugiye tubivuga. Nta kindi kihambaye bisaba, ahubwo birasaba ubutwari gusa mu kubitahura, ukumva ko ari inshingano, utabikoze nta wundi ushobora kubikora. Iryo niryo banga buri wese agomba kumva ko bimureba kurusha mugenzi we. Ikindi ugomba kumva ko cyangwa tugomba kumva ko kuba mu mahanga kwacu biri mu mugambi w'Imana, mu mpamvu runaka mu gihe cyateganijwe, ahari iki gihe cyaba cyari nyacyo kugira ngo byibuze tubashe kuramira inzirakarengane cyangwa abantu bacu barimo bicwa. Kuba kwawe mu mahanga rero ugomba kubyaza uwo musaruro w'umugambi w'Imana inyungu, cyane cyane kuramira abagenzi bawe. Nta muzungu ugomba kugutanga kuramira abanyamurenge cyangwa undi wese, ubifitemo uruhare 100%, ndetse kuba ahatandukanye kwawe niyo mahirwe yawe, niyo mahirwe y'abasigaye kugira ngo byibuze ubashe kugira icyo ukora nawe mu gihe cyawe, mu mahirwe yawe.
nuko rero twe abari muri diaspora cyangwa twe mano ziri muri diaspora abari muri gakondo bafite ibyiringiro ndetse abafite gukomera barakomeye. Izo mbuto rero cyangwa izo mbuto z'iyo migisha dufite twe turi hanze y'igihugu, twe tugifite ubwinyagamburiro, bagomba gusoroma kuri izo mbuto z'iyo migisha. nuko wewe ubohoka, wewe uri muri gakondo, we mano iri muri diaspora, ukabohoka ukumva ko batagufite, byibuze hari ikintu kigomba gukehana. Wewe muvandimwe w'umunyamurenge uri muri diaspora hatandukanye, mu bihugu bitandukanye, ku migabane itandukanye, abavandimwe bawe, ababyeyi bawe bakoze ibishoboka, baritanze bishoboka, batanze igitambo cy'ubushobozi wenda bwari bubavunye kugira ngo ugere aho uri, kugira ngo ugere ku cyo ufite none. Ariko kuri uyu munsi bari mu buzima nabo bavuga ngo birashoboka ko iri joro ridaca, birashoboka ko ejo tutazabona icyo turya, bitewe n'ibihe, bitewe n'ihari yuko igihugu kimeze, bitewe n'uko umunyamurenge ahigwa, bitewe n'uko umunyamurenge amerewe. Wewe urahatandukanye rero, wabonye ayo mahirwe ukaba utarapfa, ukaba utaricwa n'indwara cyangwa utaricwa n'izindi mpanuka izo arizo zose. Ni amahirwe yawe kuba umunyamurenge, nuko ugira icyo ukora. Kuba umunyamurenge nuko uhagarara mu mukingi w'abandi, byibuze ukavuga ngo nanjye ngomba kuramira iki, nanjye muri iki gihe ngomba kuba umunyamurenge ukora iki mu nshingano, mu bushobozi buke mfite. Mu gitaramo cy'Umurenga Amateka TV, Dawudi ugenda ugaruka mu bitaramo by'amateka atandukanye, imigoroba itandukanye. Uyu munsi rero turagenda dukomoza tuvuga ngo umunyamurenge uri muri diaspora, manu y'abasigaye muri gakondo y'umurenge ahatandukanye, kandi bidashingiye ku myaka, bidashingiye ku bantu wita ko bafite izo nshingano, bidashingiye ku bantu wumva ko bafite ubushobozi. Kura amaso kuri ibyo, ahubwo wihe icyizere, wihe n'inshingano, wirundeho inshingano zo kumva ko uri umwe mu banyamurenge bagomba gutera abandi inkunga, abasigaye muri gakondo cyane cyane. Muri iki gitaramo rero nibyo tugenda twibanda ku bitaramo bimeze nk'ibi, cyane cyane mu kwiyubakira imbaraga zibanze mu kuzamura gakondo y'umurenge, kubera ko nta yandi mahitamo tufite. Umunyamurenge wavutse wese, umunyamurenge yaremwe kubera ko ari imvukire y'umurenge. Ni ukuvuga ngo ntiwaremwe kugira ngo uteze Amerika n'ibindi bihugu imbere, u Rwanda ndetse n'u Burundi, ahubwo misiyo y'Imana, mu mugambi w'Imana no kugira ngo nawe uzagire impinduramatwara muri gakondo y'iwacu mu gihugu cya Kongo, muri murenge muri rusange. Muvandimwe, inshuti, munyamurenge mu ngeri zose zitandukanye, abategarugori cyangwa abagore, abagabo, abasore, cyane cyane burya nimwe imbaraga, abakobwa, abatandukanye bari bo bose, umunyamurenge wese ufite ubwenge uri muri diaspora. Twari tuvuze ngo uri manu y'abasigaye muri gakondo y'umurenge, uko bangana kose, uko bameze kose, bitewe n'ubushobozi ufite. Nta bushobozi budakora, nta bushobozi butaramira bubaho. Dore amahirwe rero ufite wewe uri muri diaspora, ufite imbaraga, ufite n'amahirwe zo kugira icyo, ufite imbaraga, afite n'amahirwe yo kugira icyo akora, ndetse akabona n'uburyo bwo kuramuka. Ayo mahirwe iwacu kugeza uyu munsi ntabayafite. Urwaje aho muherereye mwese atandukanye, afite amahirwe yo kubasha kugeza uwe kwa muganga. Aya mahirwe rero muracayafite, abasigaye muri gakondo ntayo bafite kugeza amagingaya. Ufite ubuze icyarya cyangwa uhishiwe mu bundi buryo bumwe n'ubundi, nk'uko bisanzwe bibaho mu buzima bwa buri munsi. Mwe muri diaspora, afite amahirwe yo guhamagara inshuti n'abavandimwe, cyangwa akirukira umuturanyi we baturanye aho mutuye hatandukanye, ndetse umuturanyi akamugoboka. Ayo mahirwe twe biracyagoye kugeza kuri uyu munsi, abari muri gakondo y'umurenge. Ayo n'amahirwe mufite mwe muri diaspora. Twe hari n'ababuze amahirwe byibuze yo guhinga imirima yabo yari isanzwe ibafasha, inka zabo zararimbaguwe, zari zisanzwe zibafasha, abantu bari mu mazu. Gusa amahirwe yawe nuko ugira icyo ukora, no kubera abavandimwe manu, no kubera abo muhuje inkomoko manu mu gihe cyawe nk'iki. Turimo turagana ku musozo w'igitaramo cy'Umurenga Amateka TV. Dawudi uracyari kuri mikoro za Umurenga Amateka TV. Banyamurenge bari mu bihugu bitandukanye, imigabane itandukanye. Twari tubabwiye ngo umunyamurenge wese wumva, umunyamurenge wese utekereza, umunyamurenge wese ufite kumva no kwakira, twikuremo imyumvire yo kumva ko ibintu bifite abo bireba, twikuremo ibyiyumviro byumva ko gutabarwa kw'abanyamurenge bigomba kuva mu bakomeye bacu. Gukomera kw'abandi ntabwo bivuze ko utaremwe. Kuremwa kwawe n'umugambi w'Imana, kandi umugambi w'Imana burya ufite intego ku buzima bwawe. Izo ntego rero ntizizakora ari uko binyuze mu bandi. Abandi n'abandi, si umugambi wawe. Kuki wumva ko umugambi w'Imana ku buzima bwawe ugomba kunyura mu bandi? Uri umunyamurenge, ugomba kugira uruhare rwawe rukagaragara, rukumvikana, ndetse ukabivuga, ukabigaragaza aho uherereye. Umunyamurenge uri muri diaspora, mano y'umunyamurenge uri muri gakondo y'umurenge,
ese ubundi ntabwo wicara ngo utekereze kugera kwawe ku byo wagezeho cyangwa kugera aho ugeze, kugera ku cyo wagezeho, kugera ku izina witwa none, kugera ku ntebe wirirwa wicayeho, cyangwa kugera ku cyubahiro wiyita uyu munsi? Kuki utibuka ko hari abatanze ubuzima bwabo nk'igitambo? Urugendo rw'ubuzima bw'umunyamurenge ubugarukaho inshuro zingana gute ku munsi, cyangwa ubitekerezaho igihe kingana gute ku munsi? Hanyuma byibuze ngo bikurememo uwo mutwaro wumva ko ugomba kubera mano abandi mu gihe ukiriho. Hari amahirwe umuntu tugomba guharanira, utarapfa ugomba kuba intware. Ni ibintu tugomba guharanira, ni ibintu tugomba kwiga, isomo tugomba kwiga twese tukiriho, kugira ngo byibuze amahirwe tutazayapfusha ubusa. Kubaho kwawe n'amahirwe yo kuramira byibuze umuntu uri muri mbuka, cyane cyane ndore ko tudafite n'abandi bantu baturengera. Imbaraga zacu nizo zigomba kuturengera, ni Imana yacu gusa. Turi mu kibuga dukoresha imbaraga zacu, turi mu kibuga dukoresha Imana yacu kugira ngo ibashe kuturengera. Aho abandi bose batumva, umunyamurenge arariraho amahanga atumva, umunyamurenge araririraho ibihugu by'abaturanyi bitumva. Bityo rero kubera izo mpamvu n'izindi nyinshi wagiye wumva, wewe uri mano y'abavandimwe bawe basigaye muri gakondo. Erega nawe uza wibuka ko wavutse uhirwa, ntabwo wigeze ukundwa n'umunsi n'umwe wavutse baguhiga, wiga amashuri baguhiga ngo bakurimbure. Bigeraho rero uba umunyamugisha ndetse urarokoka, usa naho ugeze mu bihugu by'amahanga byibuze ubona uburenganzira bwo gukora ibitandukanye. Ubwo burenganzira rero ni amahirwe, ubwo burenganzira rero ni imbaraga, ubwo burenganzira bugomba gutanga umusaruro, utanga imbuto kukuramira ubuzima bw'abagize uruhare mu kukwitangira mu buzima, bw'abagize uruhare byibuze kugira ngo ugere kuri byo wagezeho. Imurenge niyo ngobyi yaduhetse twese, imurenge niho tugomba gushira imbere, imurenge n'umubyeyi watubyaye, imurenge niko gace byibuze tugomba guhindura natwe mu mateka mbere yuko dupfa. Imurenge niko gace byibuze Imana izatubaza tugeze mu ijuru, itubaze kucyo twakoze, uruhare rwacu ku buzima bw'imurenge. Bakunze nk'abamba sezeho muri studio za Murenga Mateka TV, reka tugane ku musozo Dawudi muri studio za Murenga Mateka TV, aho muherereye cyane cyane nge nibanda ku rubyiruko. Bujya umusore abasore bafite imbaraga kurusha abandi bantu bose, kandi abasore bafite ubushobozi dushingiye ku bihugu bitandukanye. Abasore tuzagaruka ku buryo tugomba guhuza imbaraga zacu, abasore, abakobwa n'abahungu, mu mikorere tugomba gukoresha kugira ngo tuzamure agaciro k'izina ryacu, kubera ko abasore nitwe tugomba gukora bimwe mu byananiye, nako ntibyananiye ababyeyi bacu, barabikoze barananirwa. Rero kuba turiho natwe tugomba kuzamura umukingi wacu kugira ngo biheshe ishema iri zina, kugira ngo biheshe ishema imurenge. Muri studio za Murenga Mateka TV turabasezeye, tuzongere duhure namwe ku munsi ukurikiye. Yari Dawudi. Impundu kunesha wabanzi bacu ntibavugiriza impundu kunesha, ushimwe kutatugize umuhigo w'abanzi bacu, ushimwe kutatugize umuhigo w'abanzi bacu, wabanzi bacu we ntibavugiriza impundu kunesha, wabanzi bacu ntibavugiriza impundu kunesha, impundu kunesha wabanzi bacu ntibavugiriza impundu kunesha, ushimwe kutatugize umuhigo w'abanzi bacu, ushimwe kutatugize umuhigo w'abanzi bacu, wabanzi bacu we ntibavugiriza impundu kunesha, wabanzi bacu ntibavugiriza impundu kunesha.